iti tuzana igoma, kugera igoma bahita batudepoza Bukavu. Ngeze Bukavu nasanze inkuru mbi itari nziza ku basirikari nabo bari badezatinze. Nta yindi ni ukumbwira ngo ukimara gutoroka umuryango wawe wasanzweho uri barawica. Amarira menshi ashoka ku matama ye yari kuvuga ibijyanye n'ubuhamya bwe. Abamwumva bamutega amatwi bose bataha amarangamutima ari menshi cyane yo bari kumva ubuhamya bwe. Yitwa nde? Nkurunziza Patrick. Yuganira n'umunyarwanda utahutse uvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usanga afite inkuru yihariye ijyanye n'ibyo yaciyemo bigoye n'ubuzima bushaririye cyane bwaranze ibyo bihe. Nkurunziza Patrick nawe ari mu bavukiye muri icyo gihugu cy'abaturanyi, ari mu babayeho ubuzima butahisemo kuko yinjijwe mu gisirikare cy'umutwe w'iterabwoba wa FDLR akiri umwana muto cyane. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, bafite umugambi wo kongera gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Kuri ubu umaze imyaka itari mike uvuna umuheho ukongezwa undi n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bwagiye busimburana. Nyuma yo kubona ko abawushinze bamwe bari gusaza abandi bagahitamo gutaha, wahisemo gutangira gahunda yo kwinjiza abavuye muri icyo gihugu ndetse n'abakiri batoya bakivukiyemo bakabinjiza mu gisirikare. Batangiye gufata gahunda yo gutoza abanyekongo no kurema imitwe irimo Nyatura ndetse n'iyindi ngo bayigishe ivangura. Uwo mutwe winjiza abana mu gisirikare biganjemo abahavukiye n'abanyekongo. Yabigarutseho ubwo yatangaga ubuhamya bwe bw'uko yisanze ari mu mutwe kandi yaravutse mu 1997 ubwo yitabiraga igihango cy'urungano, ibiganiro bihuza urubyiruko hirya no hino mu gihugu, rukaganirizwa ku mateka yaranze u Rwanda runibuka urubyiruko rwishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Nkurunziza yasobanuye ko yinjijwe muri FDLR ari umwana muto, aho yatangiye kurashisha imbunda afite imyaka 14 gusa. Yagaragaje ko umubyara yaranze kwinjira muri FDLR nubwo yari muri RDC, babona ko nibinjiza mu mwana we aribwo nawe azava ku izima akemera kwifatanya nabo. Mu magambo ye Nkurunziza yagize ati, baramfashe njyewe na mugenzi wanjye witwaga John, badupfuka amaso, twari ahantu muri Rucuru twisanga mu mashyamba ya Warikare. Ingingo ya kabiri ni imihangayiko, gutotezwa, kwigishwa cyangwa gutozwa kwinjizwamo imigambi mibi ishingiye ku gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Twakubitwaga buri munsi dukora ibikorwa byo kwiba, kwikorera imizigo, amasasu ndetse n'ibindi. Kandi nge nari ndi umwana muto w'imyaka 14, ariko ntibabyirebagaho, banyikorezaga imizigo wowe ufite ibiro 60 utabasha kwikorera. Ntabwo nari mfite impamvu yo kuvuga ngo oya, ahubwo nagombaga kubikora kugeza igihe mbigejeje aho bashatse ko bigera. Nyuma yaho batangije kumutoza kuba umusirikare. Yakoze n'amahugurwa ya gisirikare y'amezi 3, ahabwa imbunda afite imyaka 14 no kwitwara atakishoboye. Magambo yagize ati, nahawe imbunda mfite imyaka 14, batitaye ngo nzayitwara gute. Nayifashe kugeza igihe ntayishoboye, nitwa umusirikari mu bandi. Icyo gihe twatozwaga kuvuga ngo mukore cyane, turashaka gutera u Rwanda, turashaka ukuntu umututsi twamurimbura ku isi agasibangana bya burundu. Yagaragaje kandi ko kugira ngo FDLR ibone ibyo kurya byasabaga ko bambura abaturage utwabo,
bakanabahohotera abandi bakicwa. Hari benshi bakunze kuvuga ko FDLR rigizwe n'abasaza cyane, ko imaze imyaka myinshi ishinzwe kandi yanagizwe n'abashyizwe bari mu myaka ikuze, ariko Nkurunziza yasobanuye ko irimo urubyiruko rwinshi ruri mu kigero cye kandi munsi ye rubayeho mu buzima bubi. Nyuma y'amezi 6 yatangiye gutekereza uko yazatoroka akigobotora FDLR, ndetse nubwo byasabaga imbaraga nyinshi, ndetse ku rundi ruhande bikanasa naho bitanashoboka ku myaka ye 15. Nyuma yaje kwegera umusirikare wari yarasanzwe azi, amubwira ko yifuza gutaha kuko atifuzaga kuguma muri ayo mashyamba kubera kurambirwa itotezwa. Ati mu magambo ye, uyu Nkurunziza nyine uri kuduha ubuhamya, yagize ati nicyo gisirikari narakirebaga imbaraga kidushyiramo ngo tuzafata u Rwanda, nkabona nta cyizere cyo kufata kuko nta mbaraga nababonagamo na gato. Mu mwaka wa 2010 nibwo yiyemeje kuva muri ayo mashyamba mu rugendo rutari rworoshye kugira ngo agere muri MONUSCO. Rwabaye urugamba rukomeye kuko umwana w'imyaka 15 na mugenzi we baciye muri byinshi, birimo na bagenzi babo babitambikaga bashaka kubasubiza inyuma ngo bicwe, babere urugero abandi bashobora gutekereza gutaha. Ikindi ni uko ku bw'amahirwe ntabwo bapfuye kandi cyangwa ngo babasubize inyuma, ahubwo birwanyeho ijoro n'amanywa birangira bageze mu maboko ya MONUSCO, kuko bangaga ko bafatwa bakazicwa urubozo. Ageze i Bukavu ari gutaha, yaje kwakira inkuru y'incamugongo ko ababyeyi be bishwe na FDLR kubera yayitorotse. Ni inkuru yamuciye intege, ariko akomeza urugendo rwo gutaha mu Rwanda, aho yakomeje agira ati ngeze i Rusizi ku mupaka mbona abaturage bo mu Rwanda barishimye, basa neza, abayobozi mbona banyakiriye neza mu rukundo rwinshi, bari kuvuga no mu Kinyarwanda. Nkurunziza yasobanuye ko yatashye mu Rwanda yiyemeje gupfa nk'abandi, kuko bumvaga ko watahutse wese ahita yicwa agafatwa amashusho akoreshwa mu guhamagarira abagenzi be gutahuka. Ati naravuze nti reka nanjye njye gupfa nk'abandi, niba mfata amashusho nta kundi. Ariko mu by'ukuri naho nari nzi ko hari urupfu rutaranasaba ko babanza kumfata amajwi n'amashusho. Nyuma yo kugera ku mupaka yahise yoherezwa mu nkambi y'igihe gito ya Nyarushishi, aza kwerekezwa mu kigo cya Mutobo kiri Musanze gitanga amahugurwa agamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Muri icyo gihe gito nubwo yagiyeyo yikandagira, yarahageze ahasanga bamwe mu bo yabonaga muri RDC, barimo bari bafite n'amapeta akomeye, barimo bakiri bazima. Yemera ko atagipfuye. Iyo akuganiriza iby'inkuru yashyiramo amagambo yiganjemo urwenya rwinshi mu gusobanura agahinda yanyuzemo n'amahitamo mabi yarakoze. Ubwo habaga ibirori rero byo gusezerera icyiciro cyari kimaze igihe gitorezwa muri icyo kigo, Nkurunziza yatunguwe no kubona meya w'akarere ka Musanze, guverineri w'intara y'Amajyaruguru nta barinzi bafite. Ati njye nari imenyereye ko meya w'umujyi wa Kongo ari wa muntu uba ufite abasirikare n'abapolisi. Ndavuga nti gute aya mahoro ari muri iki gihugu kandi baratubwiraga ko
ari abagome, abatutsi ari inzoka bazatwica. Mu magambo ye yakomeje agira ati nagiye kubona mbona abajenerali bakomeye baje, umujenerali akaba afite nk'abasirikari babiri gusa, mpita mvuga nti naje mu gihugu cy'amahoro. Basore, none hakurikiyeho ubuzima bwo kwiryohera. Umuyobozi w'ikigo cya Mutobo, ubuyobozi bw'ikigo cya Mutobo bwahise bumwohereza i Nyarubande mu kigo gifasha abana, aba ariho yigishirizwa indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Yahise ajya kwiga rero ibijyanye n'amahoteli mu gihe cy'amezi 6 nyuma yo kurangiza amasomo. Ubuyobozi bwaje kusaba kugaragaza impano zabo bakaziteza imbere. Nkurunziza utari warigeze agira amahirwe yo kwitekererezaho ngo amenye impamvu afite kubera ubuzima bwo mu mashyamba, yagaragaje ko ashobora kuririmba. Yarafashijwe hanaherekezwe impano ye irakuzwa, afasha gukora indirimbo 12 mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Ubuzima bw'uwari mu ishyamba butangira kuba umunyenga. Yahisemo kwandika indirimbo zikubiyemo ubutumwa bushishikariza abagenzi be bari mu mashyamba ya RDC gutahuka bagataha, bagafatanya n'abandi mu rugamba rw'iterambere. Nkurunziza kandi yanakomeje gushaka akazi kamufasha kubaho neza, ndetse aranakabona kamufasha guhindura ubuzima. 2023 nk'umuntu wari umaze kubaka ubuzima, yahisemo gushaka umugore, yubaka umuryango. Kuri ubu ni umugabo ufite n'umwana umwe. Yashimye leta y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, inzego z'umutekano n'abaturage bagize uruhare mu kuba abanyarwanda bafite u Rwanda rukaba rutemba amata n'ubuki, rugendwa n'amanywa n'ijoro, ndetse rukaba rugenda ndetse rukagendwa nta nkomyi n'abantu bose bo mu byiciro bitandukanye.